Thank you. So I guess it's really happening, huh? Yeah. Well, you heard him. The UCI Road World Championship is finally here. muzaze muri benshi dushyigikira abazasiganwa muri shampiyona y'isi y'amagare. Nge nzaba ndi ku isoko rya Kimironko, wowe uzaba uri he? Gahanga twagiye. Nyamugogo twagiye. Norvège mwe tayari. Sport n'ubuzima natwe ntabwo tuzahabura. Nge nzaba ndi kwa mutwe muri Kigali. Tuzahurire ku Kabindi. Hanyuma y'amagare azasoreza hano ku Kimihurura kuri KCC kuri finish line. Nzaba mpari. Nawe ntuzabura. Niyo yavugisha marita sinsarane kinyama zidakuba niyagiye mamizara besha bazagaruka niyo namufatanana fema namufata nziko mbimana jinga sinabeshi yabuze gatonda papa isiyabe sinjambiko sinabeshi yabuze gatonda papa usiyobi Our journey from Kasaka in Zambia on the 21st August. We decided to come here in Rwanda because of the first UCI World Championship. The roads in Rwanda are very good, very nice. They are going up, but they are not very, very steep. Competition, that's why. Oh, yeah, my.
wabikundiye iyo isangiwe competition Kigali is proud to host the UCI 2025. If you haven't visited Rwanda, at least you should visit Kigali. Kigali is a place where you can ride on a broad day. Kigali is safe, Kigali is clean, Kigali is beautiful, people are happy. Come and go in Kigali, let's have fun. Niko sawa, niko poa, niyo yavugisha marita sinzarane kinyama sindakuba niyagiye mabizara besha bazagaruka niyo namufatanana bema nkamufata nziko mbimana jinga sinabeshi yahoze gatonda papa siyabeha sinjambiko sinabeshi yahoze gatonda muri iki cyumweru ahubwo ni igihe cyo kugira ngo abantu bagende bajye kureba amagare. Ngo ingamba zafashwe zari zo kugira ngo yaba imirimo ikorwa ya indi ya ngombwa cyane ibashe koroha, kuko guhuza abanyeshuri ukabahuza n'abantu bakeneye kujya kwa muganga mu buryo bwihutirwa, hari n'imihanda myinshi iri gukoreshwa n'amarushanwa byari kugorana, ariko kuba icyemezo cyarafashwe yuko abana bakwigira mu rugo, abakora imirimo cyane cyane nk'imirimo yo mu biro nabo bakaba bayikorera mu rugo, cyane cyane ko tumaze kubigiramo uburambe kuko dufite mu mujyi wa Kigali internet ihagije, dufite fiber optics hirya no hino mu makartier, dufite za hotspots nyinshi cyane za wifi wimax, ku buryo byoroshye ko abantu bakorera akazi kabo aho bari hose bitazabye kujya mu muhanda, kuko imihanda myinshi izabiri gukoreshwa n'isiganwa. Ubwo rero ni ukuvuga ko ahubwo abantu babonye uburyo kugira ngo barebe amagare bitaze gukora urugendo rurerure. Ariko turanongera kwibutsa yuko iyi mihanda tuvuga ikoreshwa hari ibice byinshi biza bidakoreshwa. Dufate nk'urugero iminsi ine ya mbere kuva ku cyumweru tariki 21 kugeza wa gatatu tariki ya 25 irushanwa zaba ari mu bice bya Remera na Kicukiro. Bivuze ko abari mu gice cya Nyarutarama ntabwo irushanwa zaba ririyo. Noneho indi minsi nikurikiyeho rive Kicukiro, bivuze ko abantu bari Kicukiro ubuzima bwabo buzaba burusanzwe bumeze nk'uko bwari busanzwe. Ibyo nagira ngo twibutsa abantu yuko ufite gahunda yawe ushobora gukora, ufite gahunda ya guteza imbere, hari ibyo ushaka kujya kurangura, ushobora kubikora kubera ko iyo mihanda izabikoreshwa. Icya kabiri ariko niba mwarabonye amasaha baratangaje irushanwa riri butangire saa 3, imihanda izajya irekera gukoreshwa saa 1. Bivuze ko kuva ijoro ryose kugeza saa 1 abantu bashobora kuyikoresha, kandi polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda izadufasha. Ikindi ariko dufite n'imihanda mu gihe iriya twavugaga iri gukoreshwa n'irushanwa, hari imihanda yindi twakoze twatunganyije ku buryo igendeka neza cyane. Nabaha nk'urugero, uramutse
uri kuva mu majyepfo ku cyumweru umunsi tuba dukoresha uriya muhanda uva Nyabugogo ukagenda Norvège ukazamuka ukagaruka kuri stade Pele ukagaruka mu Nyakabanda ukazamuka kwa Mutwe ukaza hano mu mujyi uvuye mu majyepfo ushaka kujya reka tuvuge Nyabugogo hari umuhanda twakoze uva Ruriba ukanyura Mwendo na Mataba ugaruka Mageragere ugahita ugaruka n'uriya muhanda wa kaburimbo wa Mageragere ukaza hano ukagera Kicukiro no kuvuga ngo ubu ngubu muri icyo gihe umuntu uzaba afite gahunda yihutirwa azakoresha iyo mihanda ariko ibyo ni igikorwa kizaba ku cyumweru gusa amasaha make mu gihe urushanwa zari koresha uriya muhanda bivuze rero ko umuntu afite gahunda y'ubukwe gahunda yindi yihutirwa ubuzima buzakomeza nicyo dushaka kubwira abaturage b'umujyi wa Kigali kandi n'uwo afite ikibazo afite uburyo yatugezaho kugira ngo dushake uburyo bwakoreshwa kugira ngo akomeze gahunda ze. Niko sawa, niko poa, niyo yavugisha marita sinsarane kinyama zidakuba niyagiye mabizara besha bazagaruka niyo namufatanana fema namufata Rwanda now has 3 satellite sites, UCI satellite sites, Musanze, Bugesera and Rwamagana, and that is because of the effort or this opportunity of hosting this championship. What those satellites implies is that we're going to be able to develop cyclism in Rwanda, but also in Africa, because in those sites you're able to have trainings of riders, trainings of their own coaches, technical workshops, and so forth. So when we look at hosting this championship, the return is not only on itself as an event and also the monetary or revenues it's going to bring, but also keen to see the impact it's going to have in sport development, particularly cyclism. Niko sawa, niko poa, niyo yavugisha marita sinsarane kinyama zidakuba niyagiye mabizara besha bazagaruka niyo namufatanana fema namufata niko mbimana jinga sinabeshi yahoze gato